Ndabasoje mwese mukomeje gukurikira Mr Jackson. Ndasuhuza namwe mwakanze subscribe, like and comment. Nizere ko mumeze neza, Imana ikomeze ibaho umugisha. Nimba aribwo nawe ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu, kanda subscribe, like and comment, wibuke kandi no kukazogera kugira ngo ibiganiro n'amafilime byose binyuzeho uryo bibonera kuryi ikaze. Nge mwumva kuri mikoro nitwa Mr Jackson nkuko mwakomeje kubyumva. Uyu munsi tugiye kuganira ku bikoresho bya gisirikare u Rwanda rufite, akaba ari nayo mpamvu ibihugu biri muri Afurika bikunze kurutinya. Muri aka kanya tugiye kuganira ku indege yitwa Fighting Falcon ndetse n'ibindi bikoresho igisirikare cy'u Rwanda rufite. Ni Fighting Falcon koko ikaze mu isi indege. Kugira ngo utere iki gihugu kirimo izi ndege, umanza ukabara rimwe kabiri gatatu gatekereza, ukamanza ukamenya yuko ahantu uteye koko zitarimo, kuko iyo zirimo nawe uribwiriza ugahagarika intambara. Lockheed Martin FC-6 Fighting Falcon u Rwanda rufite. Iyi ndege ikora ibidasanzwe ku rugamba. 60 Fighting Falcon yakozwe mu 1970. Ikorwa n'uruganda rwitwa General Dynamic, rukaba ruherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uru ruganda ruzwiho gukora ibikoresho bya gisirikare, cyane cyane indege zikoreshwa mu rugamba cyangwa se mu ntambara. Kugeza ubu General Dynamic iri mu maboko y'uruganda bita Tata Lockheed Martin Air Structure Limited. Uru ruganda rwashinzwe n'umuhego witwa Tata uherutse kwitaba Imana. Nizeye ko twatangiye ikiganiro, wakanze subscribe, like and comment, katwikomereze n'isi yacu y'ikoranabuhanga mu ndege zikaze hano ku isi. Mu gihe isi ikomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano mu kirere ndetse no kurinda ubusugire bw'igihugu n'umutekano mu Rwanda, u Rwanda rwahisemo kugura izi ndege zitwa Lockheed Martin cyangwa se Hong F-20 RAP, ndetse n'indi bita Lockheed Martin F-35 Returning Aircraft Family. Izi ndege za gisirikare twakomeje kubabwira haruguru za Lockheed Martin F-35 cyangwa se F-22 ni indege za mbere zifite ubudahangarwa bwo kuguruka ikirere, akaba arizo za mbere zigera n'ahantu indi ndege itapfa kugera. Kandi izi ndege zifite uruhare mu rwego rukomeye rwa gisirikare mu koga ikirere nk'indege za gisirikare. Kurebye izi ndege cyangwa se jet fight zakozwe n'uruganda rushinzwe ikoranabuhanga mu rwego rwa gisirikare. Izi ndege zifite nuvogerwa, nta mwanzi ntawakuvuga, nayo mpamvu igihugu kizifite kigenga. Akarusho izi ndege zikorera utuntu twayo ziturije, kuko zifite ubwirinzi bukomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Zikaba zikoresha ikoranabuhanga rya stealth mu bwoko bwo kwirinda cyangwa se kwisha radari y'umwanzi iri mu kirere. Igitangaje, iyo ndege igifite ubwo bwirinzi ntamenye ikimukubise muri ako kanya gatoya nk'iyo guhu. Izi ndege zirakaze mu rwego mpuzamahanga. U Rwanda akaba ariko rwaguze izi ndege, kandi u Rwanda rukaba rufite umutekano. Kandi uru ruganda rwa General Dynamic rukaba ruri mu maboko y'uruganda bita Tata Lockheed Martin Air Structure Limited. Uru ruganda rwari ruherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi ndege ahantu uzazisanga icyo gihugu kizaba gitinywa. Ni nayo mpamvu rero ibihugu byinshi byo muri Afurika bitinya igihugu cy'u Rwanda kubera izo ndege ndetse n'ibindi bikoresho bya karabutaka u Rwanda rugiye rufite. Ikindi kandi u Rwanda rufite abasirikare bakomeye bahawe imyitozo mu rwego mpuzamahanga. Usibye kurota wateye igihugu cy'u Rwanda, nta kindi wakora usibye kwicara ugatuza. Igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu bikaze hano muri Afurika ndetse no hanze, gifite abasirikare bakomeye cyane bahawe imyitozo kandi imeze neza.
ndetse n'ibikoresho bihambaye biri ku rwego rwo hejuru, haba ibisasu, haba imbunda zikaze, haba n'indege zikaze twahoze tubabwira. wari watekereza gutera igihugu cy'u Rwanda, uribeshya, utekereza nabi. Utazibeshya na rimwe ukazasubirayo nabi, ahubwo utazatekereza kugitera ugasanga bo baguteye. Barya baca umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo urucira mu kaswa rugatwara nyoko. Nizere ko ukanze subscribe, like and comment. Ikiganiro cyacu tugisoreje hano. Njye mwumvaga nitwa Mr. Jackson. Niba ukeneye ibisobanuro twandikire hasi muri comment, kandi niba ukeneye no kuduha ibitekerezo twandikire muri comment. Ndabashimiye cyane, nizeye ko tuzahora mu biganiro byacu by'ubutaha.